uyu mugabo rero bamutambeho igitambo kitabi n'inzoga kandi kimenyimenyi nk'umuhanuzi w'Imana ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi Nyagahene Imana imukoreye igitangaza muraza mu uku kwezi uko shaka ya mandati levema rata ya somine tolevo manda shaya kandi Imana bivuze ngo ni ubutsinzi rata ya shile manda bivuze ngo hari ubutsinzi buje kuri we urumuri rw'ururabo rwiza ruje ku buzima bwe Imana ivuganye nanjye ngo ikuyeho karande ikuyeho ibitumano n'ibyoherezanyo ni Imana ije gufungura umugisha ku mugaragu wayo la pelozo manda shaka ya minezote tayari gushaka se mwebwe murabyita ibintu byo gusaga genda njya ngo twinjire mu isi y'ubuhanuzi ibyo bintu byo gusaga byanyu bizane nyuma y'ubuhanuzi bareke buretse gato hari ibintu tugiye kwirukana Nyagahene ni ukuri kuhoraho ikimenyimenyi araje arayikubita hano hasi abazimu baratumuka mu bireba uraza kuririmbira Imana none se Nyagahene ni urwaye reba ibisazi birahangurutse icyatumye asubira inyuma ntabwo ari ntabwo ari ni inkuru yindi ikomeye yatumye asubira inyuma kandi mu gusubira inyuma ahora yabigezemo urwego yagezeho cyangwa yakabaye ariho sigo uyu munsi ariho nawe ejo bundi araba ari nabi arimo ahanurira abantu b'Imana ari kuvuga imodoka yitwara mu izina rya Yesu Imana idakora ntuzayisenge yego umurozikazi waroze Nyagahene ntakwiye kubaho Nyagahene agomba kuba muzima akabohoka akakira igitangaza cy'Imana akakira gukora kw'Imana akakira imodoka akakira ibyo byari dollars amanda shirapa rita paya minezo data mu izina rya Yesu ndi mu maso yawe sengeye umugaragu wawe ndamubohoje umuriro rota ya shamanda rifa paya rota ya sakaya mu izina rya Yesu hari ibintu Imana irangije hari ibintu Imana ihinduye ku buzima bwawe kandi Imana irongera kwaguye kandi Imana iguje inshuti z'umumaro kandi ikindi cyanyuma Imana imukorera ubukwe bwihuse rakaya shaya minezo televo manda rakaya sata ya minezo televo Imana imukoreye ubukwe n'ikimenyimenyi iyi ubukwe buzaba burimo imodoka indege za drone zifata amashusho niko Imana ivuganye nanjye Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Yes, reka tubasuhuze kandi nanone tubifuriza ibihe byiza mwebwe mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi mudahwema kubana natwe ndetse dushimira cyane mwebwe muba mwarakoze subscribe kugira ngo ibyo dukora byose birusheho kubageraho bitagoranye. Dushimira abantu bashobora kuba badukurikirana bari hanze y'u Rwanda muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma birashoboka yuko ushobora kuba utameze neza udukurikiranye reka nawe tukubwire ngo humura mu ijuru hari Imana ibashe gutabara. Hanyuma tudatinze nyumva kuri mikoro ni Zakari cyangwa se Bicyahe ngira ngo shene zacu mukunda kudukurikiraho cyane murazimenyereye nk'ibigwi byanjye TV, Jofem TV ndetse n'izindi mukunda kutwumvaho cyangwa se kuturebaho. Ngira ngo inshuro nyinshi tuba twabazaniye abatumirwa kuri kamera. Nkunda kwibera inyuma ya kamera banza ntinya kamera nka Beni. Nyuma ya Beni ura tuba turi kumwe inyuma ya kamera tuba turi kumwe na Beni nabatinya imbere ya kamera. Natwe twese turatinya. Muratinya namwe? Ngiye ntago nyantinya ngewe. Kare. Sibyo kucyo dutinya n'abadayimoni kurusha ariko nabo tukabakubita bakikubita hasi. Hanyuma rero abakunzi bacu mudukurikirana ngira ngo murabona ko bidasanzwe uyu munsi twatumiye prophet cyangwa se pastoro nari nkwise prophet byose nibyo kuko mu Kinyarwanda tubyita nabi. Umunabi rero aba ari prophet. Prophet turi kumwe na prophet cyangwa se pastoro hanyuma iburyo bwe turi kumwe n'umustari abantu benshi muramuzi muri cinema Nyagahene bamwita Nyagahene. Hanyuma reka dusabe hano prophet abanze yibwira abakunzi bacu hanyuma hirya nabwo atwerekeze mikoro hirya nabadusuhuza. Yesu nashimwe ndabakunda cyane. Nitwa Prophet Jean de Dieu Ndagijimana ndi umunyarwanda ariko simba mu gihugu cy'u Rwanda
mba mu gihugu cya Uganda, deni ndi pastor. Imana eduhana umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu. Nyagahene ko ariko kurwanya impamvu ari kurwanya, impamvu agiye kurwanya, ubundi ikizira Haleluya. Amina. Ikizira gitinya hera. Bivuze ngo niyo mpamvu atangiye ibi mu kanya gatoya. Eliya n'abahanuzi ba Bayali bubatse igicaniro cy'Uwiteka. Hanyuma bamaze kubaka, turakoresha icyanditswe. Ndakubaza wari wari? Nari mpari. Turakoresha icyanditswe. Turakoresha icyanditswe nari mpari. Mu cyanditswe nari mpari. Rero gitumye mbivuze, Eliya n'abahanuzi ba Bayali bose bubatse ibicaniro, ariko abahanuzi ba Bayali baratangira barasaba, ariko ntacyo bagezeho. Ariko Eliya yavuze rimwe gusa, yese bitungana buriya mu kanya rero maze kubara. Ariko wowe ntago wari wowe, reka dusenge Imana, baza kubona Imana ikora. Imana ishobora gukora ibintu bigahinduka. Yesu Kristo. Twagiye abakunzi bacu rero ntabwo biri buze koroha. Twakire Nyagahene. Nyagahene ntabwo tuzi idini asengera. Murakoze. Ahantu hose bavuga Imana ishobora byose, ngenda asengera, ariko wowe ntabwo ari uriyo. Narembare niyo mpamvu uyu munsi bije bikagaragara. Uyu munsi ndumva ndi mu mwuka gukubita abazimu n'abazimukazi. Reka Nyagahene nawe twibwire. Nitwa Kayitaba Emmanuel, alias Nyagahene. Abadukurikiye bose baturebe neza, ariko uyu ntabwo yari ahari mwana. Uravuga ko atarari? Ni hehe atarari Nyagahene? Aho atarari ni hehe? Igicaniro cya Eliya n'abahanuzi ba Bayali. Eliya ninde? Niba umuzi wowe. Bibiliya iratubwira neza ngo Eliya yari umuntu wari umeze nkatwe, ategeka cyane kwimvura itagwa imyaka 3 n'amezi 6. Nyagahene arakurwanya avuga ko Eliya utamuzi. Nyene impamvu nanjye mpagaze nka Eliya. Niyo mpamvu mu kanya muraza kubona Imana iri gukora. Mu kanya Imana iri muri cye iraza gukora. Twumvikana ikintu kimwe. None sura umusitari. Reka twumve Nyagahene umusitari. Turateye umusitari mu by'Imana. Uri umusitari mu by'isi. Nawe ndaje mu umusitari mu by'Imana. Haleluya. Amen. Dukomeze vuga. Arewe. Umva. Iyo bavuze Eliya, arya bavuze Jean Baptiste. Jean de Dieu. Noneho Eliya niwe Jean Baptiste waje gutegura umwanya w'umwana w'Imana witwa Emmanuel. Nyagahene azi Bibiliya. Uriya bafashe bakamuca mu mutwe ni Yohana. Jean Baptiste. Yohana nyine Jean Baptiste. Ni Eliya wagarutse aje gutegura inzira y'umwana w'Imana ishobora byose. Rero icyateye gusobanura. Buretse gatoya banza gusobanura. Yego. Buretse amusobanure. Niwe tukibwira, niwe tubwira. Urabona ushobora gufata etage n'indi cyangwa ugasanga ireshya nawe. Ushobora kunsengera wowe. Ushobora kunsengera wowe. Icyo bisobanura ni iki? Bibiliya ivuga neza ngo iyo umuntu ari umwana w'Imana, atari umukozi w'Imana, umubyumbe neza mu bintu bitandukanye. Umwana w'Imana n'umukozi w'Imana ni ibintu biri bitandukanye. Umwana w'Imana rero ategeka ibyo ashatse byose akabihabwa. Bivuze ngo uyu munsi ntabwo ari ejo. Ntabwo ari ejo. Imana iraza kugaragara. Uri umusitari mu by'Imana. Ariko nanjye turaza kureba imbaraga z'Imana. Yewe nibarize Nyagahene. Nyagahene twumvishe azi Bibiliya. Kuko uko abisobanuye koko Eliya niwe Yohana. Yohana Jean Baptiste. Ibyo uvuze ni ukuri. Nyagahene kubera icyo uzi Bibiliya ariko ukaba utari umukristo. Ngende umukristo cyane ahubwo. Usengera muri edini. Wavuze ngo aho ugeze hose urasenga. Aho bavuga Imana hose ngenda hagera. Uri umukristo. Uri umukristo nyamukristo.
Profeta arimo aravuga ngo aragusengera, hari impamvu kwirukana hari nk'abadamu. impamvu hari impamvu hari ibintu hari ego Bibiliya ivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye ngo kandi ngo abo bantu ntibabyawe n'amaraso yo kubw'umugore n'umugabo ahubwo babyawe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo muri abaso Satani kuko ibyo ararekera ibyo mwibwira bivuze ngo Nyagahene aka kanya kubera ko atarahinduka ngo narahindutse ahubwo turacyaganira ariko mu kanya nitwinjira mu cyanditswe turaza kubona Imana ikora cyangwa idakora. Turakoresha icyanditswe. Reka ibarize Nyagahene ni umwe mu bagabo bagiye bagaragara cyane muri sinema nyarwanda ndetse akina cyane mu bintu bijyanye n'amakomediyani ariko ngira ngo zari filime zigisha cyane. Uyu munsi wa none Nyagahene ntabwo urimo uragaragara muri social media cyane cyangwa se muri sinema nyarwanda. Byagenze bite? Ubundi baravuga ngo nkunda gukoresha igifaransa cyane. Yes. Iyo bavuze ngo iyo ushatse gukora neza usubira inyuma. Iyo ushatse gukora neza niba ushaka kwiruka ahantu kure ibyo avuze ni ukuri ushaka gusimbuka ahantu kure urabanza ugasubira inyuma kugira ngo ubone noneho wamara gusubira inyuma ukamenya ngo urahita uzamuka vuba uhita usimbuka. Sibyo? Icyo cyo nanjye ndacyemera. Bivuze ko ari ibintu gutegura. Hari ibintu ari gutegura bikomeye. Ntabwo bikomeye cyane. Ni bike bike. Si jamais tu veux être catholique, ugomba gusubira inyuma noneho ugahita uzamuka. Yego. Aho uzasubira inyuma tugashiduka wana buri mugire dusenga gendo muri gukurura ikiganiro kiryoshye cyane ariko genda mu mavuta yo gukubita amahembe na nyabingi. Ayo mavuta yaruretse ikibazo cyawe uri kuyazimya kandi ayo mavuta niyo icyatuma asubira inyuma ntabwo ari ntabwo ari nyabingi ni inkuru yindi ikomeye yatumye asubira inyuma kandi mu gusubira inyuma ahora yabigizemo urwego ugezeho cyangwa yakabaye ariho si uyu munsi ariho. Bivuze ngo hari imbaraga mbi yamutsikamiye imusubiza inyuma. Iyo mbaraga uyu munsi n'indi bukubite iyo mbaraga yemera ko yo gusubira ntabwo yabimenya yo mbese yabimenya ntayo we ntiyabimenya we ntashobora kubimenya. Musobanura iyo mbaraga. Sobanura iyo mbaraga ni ukuvuga ngo hari ikintu bita karande yo mu muryango. Urayizi se? Iyo karande yo mu muryango ituruka ku basogokuruza bawe. Yego. Kandi basogokuruza bawe bituruka ku bintu bakuvuzeho n'ibyo bagukozeho. Uyu mugabo rero bamutambyeho igitambo kitabi n'inzoga. Haleluya. Rero uretse gato nta tabi mbona nta n'inzoga njya uretse nyine se tubyuha. Usibisho itabiri kigendera. Muri kunjyana uretse bari kunjyana mu mubiri cyane kandi igenda mu isi y'umwuka. Bibiliya iravuze ngo Bibiliya ngo Imana azasotera uri kumujyana mu gihugu nzakwereka. Uyu mugabo gusubira inyuma si we. Hari umuntu wo mu muryango we wapfuye azize inzoga n'itabi. Uwo muzimu niwo wamuteye amukubita hasi amusubiza inyuma ariko Imana ije kumuhagurutsa ndetse muri uku kwa karindwi mvugira ngo amina Nyagahene vuga ngo wabwiriye. Haleluya. Amin. Imana iravugana nanjye. Yatangiye Imana iravugana nanjye. Iryo yere kuragendera Ntabyo ndemera njye. Uretse nitugera mu byanditswe araza kuryemera ndabizi. Gute? Turakoresha icyanditswe ntiwemera Bibiliya se? Ibyanditswe ni uretse gato Bibiliya yemera kuyemera. ndayemera cyane. Ubwo yemera tumara gutangira kuyikoresha. Ndabizi Nyagahene ndamenya karande ziwabo. Karande ziwabo namara kuzimenya arizo zamutsikamiye kandi kimenyimenye nk'umuhanuzi w'Imana ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi Nyagahene Imana imukoreye igitangaza muraza mu uku kwezi uko 20 z'ukwa karindwi Imana imukoreye igitangaza cyiza kandi kidasanzwe mwese muza kurebesha amaso kuko uyu munsi yahuye n'umuhanuzi w'Imana. Hari ibintu bigiye guhinduka, hari ibintu bigiye gucuka. Yego ndanabivugira nawe uzaza ubivuge. Hari ibintu bigiye guhinduka abantu bose bakabibona kuko Imana imuhuje n'abantu b'umumaro.
Imana nishimwe. wateye haleluya nimba ufashijwe. Hallelujah. Oya bivuga ubikuye ku mutima cyangwa ubireke, ndakubwiza ukuri ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Imana irakwibutsa. Iyi si imitwe. Kubera wicaranye n'umuhanuzi w'Imana. Iyi ni imitwe. Shaka ya mandati levuma. Rata ya somine torevumanda. Shaya kansi. Imana nishimwe. Haleluya. Rero ikiganiro cyarangiye se ngo dukoreshe cyanditse. Turebe Imana ko ikora. tubanze nyagahe. Mbaza ndagusubiza. Urakoze cyane uretse gato. Nanjye navuze ijambo riza rikomeye. N'ubundi na Eliya yabanje guhereza abahanuzi ba Bayali. Babanza kuba ari bo basenga. Komeza rero mubanze Reka tubanze nyagahe. mubanze mu Nta kibazo ngenda mubaza. Nyagahe. Neza. Ibyo uyu muprofeta avuze byo kuvuga ngo hari umuntu wo mu muryango wanyu wapfushwe n'inzoga n'itabi. Akaba ariyo karandi gukurikirana. Bikaba byaranasubije iterambere ryawe inyuma. Wewe watubwiye uti iyo umuntu ajya gutangira arabanza agasubira inyuma. Ariko umuhanuzi waravuze ngo siko biri. Hari umudayimoni ukugendaho ukomeye. kandi biraje bihinduka muri karandi. Urabyemera n'ubyemera? Ntabwo ngiye nabyemera. Impamvu utabyemera iyo umuntu aboshye amaguru n'amaboko atazi ko aboshye ntabimenya. Iyo umuntu aboshye ntajya amenya ko aboshye. Alatorezo manda. Hapana manda. Kapara kataka. Icara. Do ndabizi zitangiye kumuhagurutsa. Kwanza wumve se. Tos. Arashaka ngo ni Nyabingira. Aha hari nyina senge. Yapfuye ari inkumu. Uwo rero niwe wamuteye. Aramubwira ngo ntuzigere ushaka. Umunsi wowe urashatse? Yego. Rero uyu munsi Nyagahene jya mu mavuta unyumve neza. Noneho Tureke ibintu byo Kwanza wumve se. Reka buretse gato. Tureke ibintu byo kuburaga. Tugendane mu isi y'umuntu. Munyamakuru. Arebe. Wambaye kariya karabo. Kanzana. Abona agiye guhanura. Aha. Akarabo ne bivuze ngo ni ikimenyetso cy'ubutsinzi bugiye kugera kuri we. Aha. Hari ibintu bigiye kufunguka sha. Abazimu barapfa. Yego rata. Lataya so ampaye ikimenyetso cy'urumuri bivuze ngo ni ubutsinzi. Lataya shile manda bivuze ngo hari ubutsinzi buje kuri we. Urumuri rw'ururabo rwiza ruje ku buzima bwe. Imana ivuganye nanjye ngo ikuyeho karande, ikuyeho ibitumano n'ibyoherezanyo. Ni Imana ije gufungura umugisha ku mugaragu wayo. Latelo zo manda shaka ya minezote. Tayari Gushaka se mwebwe murabyita ibintu byo gusaga. Genda njya ngo twinjire mu isi y'ubuhanuzi. Ibyo bintu byo gusaga byanyu murizane nyuma y'ubuhanuzi. Mbareke buretse gato. Hari ibintu tugiye kwirukana Nyagahene. Ni ukuri kuhoraho. Ikimenyimenyi araje arayikubita hano hasi. Abazimu baratumuka mu bireba. Lafa uretse n'ubukwe uyagomba gutunga n'imodoka. Shaka mandati level rapata ya site ya. Imana igiye kumucushiriza amahirwe. Hari amahirwe yatakaje. Hari ibyo byari byarapfuye ariko Imana ije kubizura. Fata Bibiliya dusome mu izina rya Yesu mu mayakani. Mumfatire Bibiliya dusome kandi mukanya ngiye gukora ikiganiro mpagaze mu nyamburi no kamera, mu nyamburi no mikoro kuko ngiye gusengera umuhanuzi w'Imana. Nawe ejo bundi araba ari nabi ari mahanura abantu b'Imana ari kuvuga imodoka yitwara mu izina rya Yesu. Imana idakora ntuzayisenge. Yego rata. Yego. Ariko Imana idakora ntuzayisenge. Imana itavuga ntuzayisenge. Yego. Imana nishimwe. Irimbazwa. Haleluya. Amen. Aha fatira n'akakarabo yego dusomere Yakobo. Ibice 5. Ibigandu byawe. Uhere ku murongo wa mbere. Murongo wa mbere. Ndaguhagarika. Ngaho yemwe batunzi mwe. Oya simbuka hera karindwi. Hera karindwi nibyo byiza. Nuko rero bene data. Mwihangane. Mugezaho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro. Ayirindira yihanganye. Kugezaho umwami Yesu azazira. Imvura y'umuhindo n'itumba. Mube ariko namwe ihangana mwikomeze mu mitima kuko kuza k'umwami Yesu
kubegereje. ariko Nimwitotombane bene data, mudacirwaho iteka. Dore umucamanza umucamanza ahagaze ku rugi, uw'abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana mubakureho icyitegererezo. Uretse gatoya, n'uw'abahanuzi bivuze twebwe abanabi, twebwe abahanuzi b'Imana, umwami Imana twahanuye niwe uyu munsi ugiye gukorera mu mugaragu w'Imana akabohoka. Uw'abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana, ntabwo ari mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugiye guhanura mu izina ry'Imana Data wa twese kugira ngo umugaragu w'Imana abohoke. Ahubwo izi ntebe muze kuzicunga kuko mu kanya ziravunagurika nimurebe nabi, kuko umuhanuzi w'Imana agiye gukira. Komeza. Ntabwo twayivuna. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyamahirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwayo, kandi muzi ibyo umwami Imana aherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Amen. Ariko ikiruta byose bene data. Haleluya. Komeza. Ariko bene data, ikiruta byose ntimukarahire naho ryaba ijuru cyangwa isi cyangwa indi ndahiro yose, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye oya, kugira ngo mudacirwaho iteka. Hari iteka ryari ku mugaragu w'Imana, ariko iryo teka umunsi rirarangira. Mwese muri mwe harubabaye. None se wowe nyagahene ntubabaye? Nasenga. Ngaho senga, ni igisubizo Imana yakiguhaye. None se Imana ejo bundi kugira kugira neza, uraza kuririmbira Imana, uraza kuririmbira Imana. None se nyagahene nturwaye? Reba ibisazi birahagurutse, atumira abakuru b'itorero aribo batwebwe ba profeti. Aba bantu mwadutumiye Imana ibaho umugisha. Imana yari ibizi ko ndi buhura n'uyu mugabo ahantu ayatayasire manda. Imana yari ibizi ko uyu munsi hari umuntu uri buboho. Haleluya. Yego, tega amatwi. Kandi naho waba warakoze ibyaha ugasambana ugakora ibintu byose, uzaba ubibabariwe. Wasengeye uriyenge. Imana nishimwe. Komeza. Amen. Mwatura ibyaha byanyu kandi musabirane. Yego, kugira ngo mukizwe. Yego, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Rekeraho ngaho. Ako kantu kongereho. Dore Eliya yari umuntu wari umeze nkatwe, ntashobora icara rataya, ndategetse icara mu izina rya Yesu, ndategetse. Komeza tugende. Eliya yari umuntu wari umeze nkatwe. Eli na Jado nawe yaba umuhanuzi nka Eliya, aseba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka itagwa. Yego, nanjye ngiye gutegeka ibyo uyu muvandimwe byari byaranze byose bigiye kwemera. Soma ijambo rimwe tugiye gusengeramo, noneho ryo n'iryagahebuzo niyo rya nyuma wumva umurozi wamuzengereje. Soma mu Kuva igice cya 22 uhere ku murongo waho wa 17 urekeraho uwo wonyine. Ubundi 22:17. Yego, mu Kuva aravuze ngo umurozikazi. Soma neza witonze. Umurozikazi ntuzareka abaho. Umurozikazi waroze nyagahene ntakwiye kubaho. Nyagahene agomba kuba muzima, akabohoka, akakira igitangaza cy'Imana, akakira gukora kw'Imana, akakira imodoka, akakira ibyo byari dollars manda shirapa rita paya minezo. Data mu izina rya Yesu, ndi mu maso yawe, sengeye umugaragu wawe, ndamubohoje umuriro rotaya shamanda rifa paya rotaya sakaya. Mu izina rya Yesu ndamuhagurutsa umuriro fire shakaya payata. Daimoni witwa nde? Daimoni vuga shakaya mine torivuma rataya shakaya. Witwa nde? Daimoni witwa nde? Lakaya. Ushaka iki? Rekura umwana w'Imana. Rapaya saya mine torevo rakaya shaya minato ritaya kura. Rekura. Ugeze hehe ugenda?
sohoka. Uri hehe? Uri hehe? Uri he? Witwa nde? Witwa nde? Dayimoni witwa nde? Dayimoni witwa nde? Vuga genda umwana w'Imana. Umuriho. Fire. Fire. Mu izina rya Yesu. Amen. Icara hasi. Hallelujah. Icara hasi. Nyagasani. Yes. Vuga ngo amina. Amen. Bongera ngo haleluya. Hallelujah. Mwami Imana turagushimye. Witwa ndiho. Uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Uri Imana ikuri buzima ikaza ni buntu. Uri Imana izuri byari byarapfuye bikemera. Natuye umugisha ku mugaragu wawe. Zote amanda shaka ya mine zote revo. Uri Imana izuri byari byarapfuye bikazuka. Rota yaza mineto. Uri Imana izuri aranza aramaze iminsi ine mumva. Kubuhagurukije umugaragu wawe ndabigushimiye. Uhabwe icyubahiro. Iyo uvuze biraba kandi wategeka bigakomera. Hallelujah. Haguruka mu izina rya Yesu. Ndeba. Banza ndebe. Imana ivuganye nanjye. Iguhaye umugisha. Icya kabiri, Imana iguhaye amafaranga. Icya gatatu, Imana iguhaye umubiri munini. Icya kane, Imana irakwaguye. Icya gatanu, iguhuje n'inshuti z'umugisha. Kandi Imana ivuganye nanjye. Ku itariki 30 z'uku kwezi hari urupfu rwari rwihuse rwutunguye, ariko ivuganye nanjye. Ku itariki ya 30 ahubwo Imana ikoreye ikindi gitangaza cya kabiri cy'inyuma y'itariki 20. Niko Imana ivuganye nanjye. Hari ibintu Imana irangije, hari ibintu Imana ihinduye ku buzima bwawe, kandi Imana yongera kwaguye, kandi Imana iguje inshuti z'umumaro, kandi ikindi cyanyuma Imana igukorera ubukwe bwihuse. Imana imukoreye ubukwe n'ikimenyimenyi. Iyi ubukwe buzaba burimo imodoka, indege za drone zifata amashusho. Niko Imana ivuganye nanjye. Uyu mujyi wa Kigali abantu mwese muraje mu bibone, nanjye ubu bukwe nzanabutaha. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Hallelujah. Imana ivuganye nanjye ngo hari inzoka bari barakutanzeho igitambo, yari iri mu nda yawe, yashaka gupfa ku itariki 30 z'uku kwezi, ariko Imana irabihinduye iguhaye ubuzima buzima kandi yakwamamaje. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusengere umugaragu w'Imana, kuko Imana hari ikikoze kandi tuzaza gushima. Data mu izina rya Yesu, iyo uvuze biraba wategeka bigakomera. Nzamuye ikiganza cy'umugaragu wawe, nawe umuzamure ikuzimu aho bari baramutangiye igitambo. Nurangiza umutambagiza igihugu, nurangiza umutambagiza igihugu, nurangiza umutambagiza igihugu. Mu izina rya Yesu tubyambaje. Amen. Mbere yuko nsoza, mudurebera ijambo ry'Imana tugiye gusorezamo, riboneka muri Yeremiya igice cyaho cya 40, uhere ku murongo waho wa 4. Imana irambwiye ngo hari iminyururu yari iri ku maboko ye n'amaguru, ariko Imana mbonye yikuraho. Bivuze ngo Imana imugarutseho, kandi Imana iramusekeje kuko yasekeje Sara. Yeremiya 40. Yeremiya 40. Yeremiya Yesaya. Yesaya aravuga ku murongo wa 4. Aravuze ngo noneho rero uyu munsi Ego. ndakubohora. Noneho rero uyu munsi ntabwo ari ejo. Ngukuraho iminyururu iyo riri ku maboko yawe. Nushaka kujyana n'Imana uze ujyane nayo, ariko niba utabishaka ubyihorere. Dore igihugu cyose kiri mu maso yawe, ngo aho ubona hakunogeye uba ariho ujya. Imana ivuganye nanjye, iguhaye umugisha kandi iguhaye gutembera ibihugu. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ikujyanye no hanze y'u Rwanda. Hallelujah. Amen. Imana iguha umugisha. Shalom shalom, ndabakunda. Imana ibashyigikire kandi basetse mu izina rya Yesu. Amen. Amin. Rero
Imana ibaha umugisha. Turimo dusoza, wowe dukurikiye, iyi ni Imana ikora. Nabazi ko muri n'uyu mugabo uyu munsi, ariko isaha y'umuntu ibigomba kugira gute kugera, sibyo rata? Iyi saha y'umuntu yageze, Imana igice nzira aho zigeze zite zitari. Haleluya. Kandi umuhanuzi wese uzaguhana adakoresheje icyanditswe ntuzamwemere, kuko ubuhanuzi bwose buboneka hehe? Mu byanditswe byera. Imana nishimwe. Haleluya. Rero wowe waba udukurikiye, nitwa Prophète Jean de Dieu, nkandi umushumba mu gihugu cya Uganda, ariko mvukana mu Rwanda. Ukeneye kumpamagara kuri 0783 90 no kuri WhatsApp wandikira iriho, cyangwa se ukampamagara kuteranya 256 72 7 9 cyangwa se kuri 0783 90 7. Hari ibintu Imana ije kubohora nawe udukurikiye, nawe hari ibyo byari byarapfuye, nawe udukurikiye ibyo byari byaranze, nawe hari ibintu ahantu bakuzingiye, ariko Imana ije kukuzingura. Ni ukuri kuhoraho. Iyo Imana ikora nawe n'umujye muyikorera. Imana ikubwira ngo nzakugira neza, njye ntabwo nzayisenga. Senga Imana ivuga ngo ndaza vuba, nzanye ingororano ngorere buri muntu wese, ndaza vuba. Imana itakubwira ngo nzakugira neza ntuzayisenge, aho gusenga Imana ikubwira ngo ndaje kugirire neza. Imana iduha umugisha. Hanyuma Imana ibuha umugisha mwinshi. Prophète, Imana ibuha umugisha. Mu by'ukuri nubwo twatangiye dusa naho turi guseka cyane, ariko hari n'umugambi Imana yari ifite. Hanyuma Nyagahene, mu bigaragara umeze ute? Uranezerewe? Ndumva nishimye cyane. Yarishimye cyane. Mu by'ukuri kandi wemera Imana ivuga. Wemera Imana ivuga rwose. Hanyuma reka tubashimire kandi tubifurize ibihe byiza. Ariko tutarasoza, kugira ngo usubiremo aya magambo, kugira ngo ejo umwuka atazagaruka, zana ibiganza byawe urasubiramo. Mwami Yesu, ndi imbere yawe, ibyaha nakoze byose umbabarire. Unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ibyanjye byose nakoze by'ibyaha umbabarire. Ibyaha byose nakoze umbabarire, kandi umpindure umwana wawe. Ndahindutse rwose. Mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma wenda reka mbere yo kuvuga ku kijyanye n'igiterano ufite, cyangwa se n'igitaramo ufite. Ntabwo ari igitaramo, n'igiterano. Igiterano. Tubaze Nyagahene, hari ibintu byinshi wagiye umuhanurira, ndetse yabashije no kumva, ngira ngo wanamusengeye biragaragara. Hari n'abantu bari batwegereye bagiye bafashwa bavuga uti dushimye Imana ku bwa Nyagahene ko hari Imana igiye kumukorera. Amen. Reka Nyagahene agire nk'ibintu bike yavugaho, narangiza nawe atange nimero ya telefone. Hari abantu ushobora kuba baramubuze, n'umugisha wawe umugisha ukiboha, ariko hakaba hari abantu bavuze uti Nyagahene twaramukundaga, kuba tugize umugisha tukamubona, tukaba tubonye na nimero za telefone, byaba byiza. Nimero ya telefone yanjye ni 07 8 52 14 6 5. Amen. Urakoze cyane Nyagahene. Urakoze cyane. Prophète ngabo. None naragera kuri ibyo, urumva mu mutima wawe umeze ute? Ndishimye sana. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ndimo, sigaye ngende mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Amina. Rero abadukurikiye ndabakunda, Shalom. Hari igiterane dufite mu mujyi wa Kigali, uzaze rwose. Ni igiterane Imana izahumuramo impumyi, ibirema bikagenda, ingumba zikabyara. Kizabera mu gihugu cy'u Rwanda, kizaba kirimo ababishopu bakomeye cyane kuva muri Amerika, n'abandi muri Afurika y'Epfo no muri Canada no mu Bufaransa. Bazaba ari igiterane cy'iminsi 3 ku itariki 23, 24, 25 z'ukwezi kwa 8. Kizabera hara mu Kanogo mu mujyi wa Kigali.
rero muzaze impumyi zizahumuka, ibirema bizabyara, ingumba namwe ubwanyu mwabibonye ko Imana iri gukora. Jewe ndi umuhanuzi muto, hari abahanuzi bakuru bagiye kuza bagakoreshwa n'Imana, ibitangaza bigakoreka. Ni ukuri muzaze mwirebera Imana ikora, kandi mukeneye n'ubundi busoma. Iyo ni dayimoni yari irimo, ariko Imana ishimwe kwikuye. Haleluya! Ngo namufashe kunda, ngo yumva hari inzoka isohotse mu nda, kandi Imana yanyeretse hari inzoka bari baramurogeye ituma atazagira ikintu ageraho, imwonka amaraso agomba kumwica ku itariki 30/7, ariko Imana imuhinduriye amateka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe. Rero abadukurikiye murakoze cyane, tugira Zoom duteraniraho buri mugoroba saa 9 z'ijoro. Mwaza gufata nimero zanjye nkazajya mbahari mugakurikirana amateraniro, naho abantu barahoboka, kanseri zirakira, sida zirakira, ingumba ziri kubyara, n'impumyi zigahumuka. Niko bimeze, ziri gukira rwose, kuko Imana ishobora ibintu bingahe byose. Yego, Imana nishimwe. Rero ndabakunda. Shalom shalom. Sinzi bari ikibazo cyo mwamufite mu mumbaze, hanyuma tugende. Itariki 25, 24, 23, niba gitatira kuri 23, 24, 25 mu gitondo kuwa gatanu mbere ya saa 6 no kwakira afite ibibazo n'ibyifuzo kubasengera. Nyuma ya saa 6 ni igiterane. Kuwa kane, kuwa gatandatu nabwo nuko, ariko ku cyumweru ni amateraniro asanzwe. Nyuma saa 6 bikakomerezaho, igiterane kikarangira saa 3 z'ijoro. Murakoze cyane. Imana uyu munsi yagusuye, byarangiye. Imana yashyizeho iherezo ku buzima bwawe, ibintu byose Imana irabirangije. Kandi abantu mwari musanzwe mukundanya agahene muri filime nyarwanda n'izindi komedi n'ibindi byose mwari muziho, iyi dose nimwifuze cyane, kandi azanye ibindi bidasanzwe mu buzima bwe bishya gusa, bije gutuma Nyagahene akora umurimo umubeshejeho, namwe mukishima mu izina rya Yesu, amen. Ikiruta byose bamukusanya inkunga, kuko Nyagahene agiye gukora ubukwe. Imana ivuga Nyagahene ko agiye gukora ubukwe, nimukusanyirize inkunga, nimukusanyirize inkunga. Imana igiye guhindura amateka, igiye kumuha fiyanse, agiye gukora ubukwe, muzamutwerere. Inimero yazibaye. Murakoze, ndabakunda. Shalom shalom, amen, amen.